aha ngaha amabasahuri manura shira y'umuriro manura igeze imbere gake kiramo hano gatatu nukiriza urakira pe urakira nukiriza nano Yes, twongeye kubasuzamwe mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni mubi nanone uyu mwanya nde ahantu mu misozi nubwo imvura imeze nabi ahantu kure nakita ngo bahita mu karere ka Burera ubu niho ndi. Ushaka kwibaza ati nagiye mu yihe nkuru cyangwa nazizengurutse ngiye gukora iki muri la misozi. Nkuko mubizi n'ubu nyina nzengura mbashakira inkuru zitandukanye. Kugeza amagingo ayangaya rero twari tuzanye umuntu kwa muganga. Mwese mwibaza se kwa muganga kuki barahari mu misozi kandi kwa muganga tuzi ko ari ahantu n'ubundi haba higaragaza. So hari umusore watwandikiye wo mu karere wa Musanze atubwira yuko afite mushiki we wasaze ari gushaka kumukorera ubuvugizi, ariko tuza kubiganiraho n'umuntu abona umuntu wamuvuzaho hanze muri Australia bita Mama Bebe, mbanze namushimire. Akaba twarabaje umusore atubwira ko ari umuntu wamutuvurira kuko ngo iyo bigeze nijoro arasara kugezana n'ubu ngubu aho twamujyanye n'ubu ngubu nuko yaba yatuje, ariko kumugezeho byabaye ingorabahizi tumuzanye kuri moto. Kanere gutira ko ndabona imvura igiye kugwa. Icyo nshaka nuko tumugezayo tukareba koko niba ibyo umusaza yadusezeranyije ko agomba gukira koko bagomba kumuvura agakira, namwe mubireba. Rero hano turi n'ubundi murabibona, cameraman bereke nahangaha tuje, nubwo dushyize kamera abantu bagahita badushungera, abantu bose baza ari benshi, ariko ikintu mugiye kudufasha cameraman nuko mugomba kudufasha wakuraho kamera wayagumaho tukamugeza hari imbere aho nakita ko ari kwa muganga. Nimushake muve kuri moto rero. Nese ariko wankuva kuri moto se? Byanze. Umva moto wowe dore ikintu kiri bubeho. Urumva? Nubundi mwigize imbere buretse. Nese nagwa mubwira ngo yumve. Bishobora. We mwigize imbere. Nese na we wabwiye muganga ko twahageze? Nane namuhamagara ariko mushaka mwamuhamagara. Mwigize imbere ko turaca hanga. Mugeze aho ngaho. None se ubwo turamugezeyo gute? Nese muganga nta kintu yadufasha kugira ngo tumugezeyo hari imbere? Abana muveho. Ujye umuterura n'ubundi iyo mujyanye kwa muganga uramuterura. Ubwo rero uramufasha muta, ubwo nibura pare ukadufasha kumuterura, simbizi ikintu kiri bubeho kuko muganga yatubwiye ko tugomba kumugeza ku Gicumbi. Kazo mbafashe tumuterure. Kamera mfasha hano. Nese nagwa muganga yumva. Fatonga. Nese ubundi ajya avuga. Ntabwo ikivuga moto uretse kuri moto tujyane. None se baratwemera muganga mubwiye ko twahageze, baratwemera se kwinjizamo kamera? Muga yakubwiye ngo mwinjizemo imbere? Mutero nyine umwinjize. Cameraman ngwino tugende. Mwiriwe. Muganga arimo? Arimo ariko none mwako muje na kamera. None se ko
agomba kubaho kamera mubwiye ko twahageze ko twe twamuvugishije muterure aravuze ngo twinjire amaye twe turi abanyamakuru twe twabanje kuvugisha nitwe tuzanye n'uyu musore natwe twakinjira nta kibazo ariko bya kamera byanyu ntabwo nshaka none se twafataho akanya gatoya yego ni karibu ariko kamera zanyu ntabwo nshaka ntabwo turi bubyerekana aho ngaho byose twe niyo twaba twibereye hariya hari ikibazo twe turi kubisaba niba twaba twibereye hariya mwaba mwibereyemo hariya kubera ko icyo nshaka no gukurikirana umurwayi hari ku kibazo cyo nagikemura kikava mu mayira yego ariko umuntu mwari mwavuganyeho hanze adusaba yuko twamuzana yari yavuze ngo hazaba hariho kamera ubwo amafaranga yanjye ubwo yaba yabahaye mukaba mwaje muyitwaje musaza we urabivugana na musaza kiramo hano gatatu kororohero kiramo hano gatatu nukiriza urakira pe urakira nukiriza karekore kiramo hano gatatu zanira abasewe terure yabasewe reka hano karaba mu maso nyuza mu mutwe arakira karabira no mwiga urabibona mukobwa urabibona mwirebere namwe mwirebere rwose mwirebere pe ese mugabo warakize agiye ngo ubone musaza we yadufashe hano ku muriro adufasha rwose wadufasha pe wadufasha kohereza iyo nkuba umuriro wawe wigezemo hano aha ngaha amabasahuri manura shira y'umuriro manura igeze imbere gake
Nabibonye muga. Mwabibonye neza kuno bimeze. Batwikoze. Ngomba kubatwika bakajya hose. Kubibona rwose ariko waribonye bakukira rwose hose agakira burundu. Numva ejo nk'aya masaha n'ubundi ibisabo byakemutse byose kandi niho zagaruye. Byakemutse Nawe buriya yakize rwose ugashaka yahaguruka anamuganiriza yakize rwose namuganiriza nta kibazo wamuganiriza rwose ubundi se ko atari ari kuvuga wamuganiriza rwose ahita akira ako kanya se ako kanya ntabwo yavuga nyine biriya bishitarira ikimurimo ako kanya bihita bikemuka buriya nibyo mutwitse hariya nje muganga Musaho muganga Musa dogiteri Musaho biriya ngo nibyo biri gushya mba nabitwitse byose ubundi mbese bo nibase ntabwo yashye kuko ibase itari gushya kandi ari parasitike ntabwo yashye nabitwitse byose bise bizima ubwo birarangiye buriya ameze neza ameze neza pe mushaka mwamuganiriza uri kumva umeze ute? uri kumva umeze neza muga twaganiriramo hano se cyangwa twasohoka hanze oya mwasohoka no hanze mukanagana agatemberamo akareba ko nta n'ikibazo ariko nabwo mwagira ibyo mumubaza mbere yuko akiri hano ubundi se yavugaga uri kumva umeze ute? Uri kumva ameze neza. Wari ubizi se ko wasaze? Wapi ntanari mbizi. Ntabwo wari ubizi? ngo byagendaga bite wowe mwabaga muri kumwe? Byagera nijoro bagakubita amabuye ku mabati tukumva ibintu biri gusimbuka hejuru nyine ari ubikoze. Akura ku mabati se? Si wamenya ariko ubwo kuba akize Imana ishimwe. Kamerama wanyemera se mbere yuko dusohoka ku gicumbi kwa muganga n'ubundi yaduhaye karawe twemera kwinjira ariko tugiye kumusana n'uburenganzira bwo kuganira nawe kugira ngo nundi muntu waba ushaka kwivuza waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose atubwire icyo yamufasha ko hari abantu benshi badukurikirana babakeneye kugira byinshi bafashwa. Ndabeshya hajye ngo ni muganga ni dogita muganga Musaho. Muganga Musaho none se Musa tuzanye umuntu arwaye ahangaha ariko batubwira ko yarozwe ariko uramuvuye ahita akira. Ngira ngo nawe wabibonye. Ndabibonye biratangaje rwose. None se uvura abantu basaze gusa? Oya njyewe impera ruhande ibyinshi uhereye ku burozi bwo mu nda ibitegano ibihuherano imitongerano amadayimoni n'amahembe ubwo urumva mu ncamake byose ngenda nkubiramo hamwe.
none se abantu bose ni ngombwa yuko baza aha ngaha cyangwa hari n'abo ufasha batageze n'aha ngaha? Cyane cyane abantu badukurikirana ni ababa hanze y'igihugu kandi bahura n'ibibazo bitandukanye, bo waba ubafasha? Nabafasha icyangombwa ibisabwa iyo bihari ndabafasha pe. Ndabafasha icyangombwa ntari uko aba ari hano, aho yaba ari hose, nubwo yaba ari no muri Kenya nari hehe, Uganda, Sudani, ibihugu byose mbese bwo ndamufasha. Bitewe n'ibyo asabwa bijyanye na ya ndwara ye. Yego, none se nk'abantu baba bibwe ugasanga ibintu byabo babinyaze ariko ugasanga ntago babonye uko bigaruka, hari abaganga tujya tubona bamamaza bakavuga ngo bagaruza ibyibwe, nawe muri ibyo ngibyo ujye ubikora? Ibyo turabigaruza, turabigaruza rwose nta kibazo. Ku buryo wafasha n'abantu bazirikana imirima n'abo baba batariba, urabitsirika ukabifungira ku buryo n'umuntu wese atakujya kuhagenda ukashobora. Ngo n'abatandukanye bafasha gusubirana cyane rwose. Yego, muganga rero ngewe ninge twavuganaga nura mushiki nura musaza ura mukobwa, umuntu wafashije no mukobwa kwivuza, ngira ngo amafaranga twakoresheje bwa mbere wabonye ko yavuye hanze, twakoresheje igipapuro kuri WhatsApp. Yego, rero yari yatubwiye ati namara gukira handi mafaranga agomba kwishyura mu byiciro bibiri. Yego, ura musaza we agomba kuyishyura, nabimubwiye kuko yamaye kuri telefone ry'itanu, indi ry'itanu yavuze ko ari buze kuri tanga nimugoroba, ko yatubwiye ngo ni 300. Twari twavuganye, sibyo yari yakubwiye musore? 300. Yego, ubwo rero twebwe turagushimiye cyane, tugushimiye kubw'ibitangaza utweretse, nyango mwese murayibonye. Ahasigaye wenda nago twaguma kuganira aha ngaha, n'ubundi ni ku Gicumbi, na ahantu havurirwa abantu n'abandi bakeneye kwinjira bakivuza, ahubwo ndumva twafata umwanya muto tukaganira hanze kugira ngo na wa wundi wafashije uriya mwana w'umukobwa kuba yakivuza bibone ko umwana w'umukobwa yakize ameze neza. Kameraman, sibyo? Hano dusohotse dukomeze ni hanze y'Igicumbi, ahangaha ni kwa muganga, ntago muganga ndi kumwibuka neza, ariko nimero ze n'ubundi ndazishyira kuri video mugomba kuzibona. Uyu munsi duhagararanye ari umurwayi wacu waje kwivuza, uyu none ahangaha arakize. Byatwaye igihe kitari gito ko batubwiye ngo dukatinge, ntago bashaka yuko hari ibyo batatweretse, ariko twagerageje hagira ibyo atwereka nawe. Uyu munsi musaza we hari ikintu ambwiye ati ndashaka gushimira umuntu wamfashije kuba navuza mushiki wanjye. Wamushimira nta kibazo? Umuntu wa mbere nashimira ni mama Bebe, warohereje amafaranga yo kuvuza mushiki wanje akaba yakize. Ubu ngubu uriyumva gute ko mushiki wawe akize? Yaramaze igihe kingana iki arwaye? Hacimo amezi ngageze muri 5 twarabuze ubunuza bwo kumuvuza, ariko kuva yakize Imana ishimwe. Ubu se wowe urumva umeze neza nta kibazo? Meze neza ntaribe. Uri kumva umeze neza? Wakize? Yego nakize. Warubize se kurwaye? Wapi? Ntago warubizi? Nari mbizi. Yego, rero uyu munsi shimira umuntu n'ubundi utazi bita mama Bebe, niwe watwumvije turi kuvuga iki kibazo cyuko hari umuntu waburwaye, aratubwira ati muzashakana mu muvuza kubw'ubushobozi, nzabafasha mu muvuzi. Mushimire cyane, ariko kureba cyane abahanze. Murakoze. Umuntu wa mbere ndigushimira ni mama Bebe wabigize mu bushake kugira ngo nkire. Hashimira n'umuganga umvuye ubu burwayi kugira nkire. Jambo ryanje ryari ryo. Murakoze. Yego, reka dusoze. Ni ibingibi nashakaga kubagezaho. Ubu ngubu tuvugana nyine n'ubundi turi muri ka karere kajya inani Kaburera. N'ubundi turi mu karere ka Burera, ariko tugiye kwava n'ubundi twisubirire i Kigali. Abangaba bo mutuye Musanze. Abangaba na Musanze n'ubundi niyo nzira dukomeza. Turimo dusoza rero, ngira ngo ahangaha n'ubundi nawe ufite ikibazo, nawe wabona iyi nkuru yacu, wabona nimero, wahamagara muganga igihe waba ushaka yuko agufasha. Yabisobanuye, yaba aba hanze y'igihugu, abari imbere mu gihugu, bose abagomba kubafasha. Reka tubane n'ubundi mu nkuru zigiye zitandukanye n'ubundi zidasanzwe, n'abandi benshi tuzajya tugenda tubona, tuzajya tugenda tuza kuvuza ahangaha kubw'ubushobozi kubw'Imana, kubw'uyu muganga ukora ibitangaza. Nango ibintu byose akoze murabibonye. Turabashimiye cyane yuko nawe ufite icyo wakora
ufite umuntu wawe urwaye, ufite yabisobanuye byinshi nabasha kurondora, waza ahangaha n'ubundi bakagufasha, cyangwa buri hanze nabwo ukaba wamuhamagara kuri nimero urabona aho ngaho akagufasha. Reka tubane mu biganiro bindi bigiye bitandukanye.